amashusho uri kureba na ya filime yasohotse mu mwaka wa 2011 ya 50 Cent yitwa All Things Fall Apart. 50 Cent niwe wakinnye iyo filime ariko anagira uruhare mu kuyandika no kuyitunganya ayishingiye ku byamubayeho mu buzima bwe bwite. Muri iyi filime akina yitwa Deon Barnes, akaba yari umukinnyi w'umupira w'amaguru wiga muri kaminuza wari ufite ejo hazaza kubera ukuntu yakinaga neza, ariko ubuzima bwe n'umwuga we byaje kurangira nyuma yo gusuzumwa bakamusangana indwara ya kanseri. Kugira ngo 50 Cent agaragare neza ari mu gukina nk'umuntu urwaye kanseri wananutse, yagize impinduka bikomeye cyane ku mubiri we, agabanya ibiro byinshi mu gihe gito akoresheje indyo igizwe n'ibinyobwa gusa no gukora imyitozo ngororamubiri ku mashini yitwa treadmill buri munsi. Ibyo byatumye agaragara nk'unanutse cyane mu gihe gito. Uko gukina ku mubiri we no kwita ku mubiri we mu buryo bwihuse byatumye abantu benshi bavuga iyo filime cyane. Iyi filime yayobowe n'uwitwa Mario Vane, noneho arangije ashyiramo 50 Cent wagombaga gutakaza ibiro 40 mu gihe gito. Mu gihe iyo filime rero yari yapanze gusohorerwa mbere ya 2011, ni nako byagenze. Ubundi barangije barayipremieringa, imaze gusohoka yasohowe na company ya Yahoo Movies. Noneho 50 Cent ajyamo kandi akora ibintu byose yasabwaga na direct. Amafaranga yinjije ntago amenyekana neza kubera ko n'ubundi yasohotse ku masede ya Blu-ray, ariko ni filime yakunzwe ku rwego ruri hejuru cyane. Ni filime irimo amarangamutima menshi ku buryo abantu benshi bigeze kuyireba bakarira cyane. Ikindi nyuma yaho yaje gushyirwa kuri izindi platform nka Netflix na Prime Video, aho imaze gushyirwa rero kuri Netflix imaze kwinjiza arenga miliyoni 50 z'amanyamerika, amadolari miliyoni 50. Nyine murumva ko nari menshi, ariko amafaranga yose mbumbe y'amafaranga yinjije ntago aramenyekana. Abantu bagiye bayivugaho ibintu bitari byo gitangira bavuga ati uyu muntu ibi bintu agiyemo ntago zigera agira ikintu akuramo, ariko ukuri nuko ibyo abantu bavuze byanyuranye cyane nuko filime yakiriwe cyane cyane nko muri Singapore, mu Bushinwa, muri Thailand. Ikintu abantu benshi bayikundira cyane nuko ari filime yiyubashye warekerekana abana kandi ikaba irimo amasomo menshi cyane. Ikindi kintu twavuga kuri iyi filime ni ukubera ko iyi filime na n'isaha ushaka kuyireba wayireba, iragaragara neza kandi iracyari filime yakunzwe ku rwego ruri hejuru. Ushaka indi filime yose twakubwira ibyayo n'ibyayiranze watwandikira muri comment, ubundi ukatubwira ati munkorere amakuru cyangwa nshaka kumenya uko byagenze kuri iyi filime kugira ngo dukomeze tubane. Njye nitwa Kai Proctor, iyi ni Kai Entertainment, dukomeze tubane mu zihari. Peace and love, bye bye.